Turabasuhuje karibu ku ifunguro. Iki kiganiro gitangiranye isahane, ndibaza ko ari nabwo bwa mbere mubonye nkora ibi ngibi. Ni isahane itari isahane gusa ariko ifite n'igisobanuro gikomeye. Tugiye kuganira ku mirire mu minsi mikuru. Mu minsi mikuru tuba twishimye, tuba dusangira n'inshuti n'abavandimwe, yewe hari n'igihe dufata amafunguro tutigeze dufata mu mwaka wose, cyangwa se tukaba twarayafataga ariko noneho tukongeraho nyine kwishima no kuryoha no kuryoshya n'ibinyobwa bikagenda uko nguko, tuganira n'imiryango n'inshuti n'abavandimwe. Uyu mwanya rero turi kumwe n'impuguke mu mirire no kuboneza imirire, muganga Anastasie Mukakayumba. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Iyi sahani ikubwiye iki? Iyi sahani irambwira ibintu byinshi. Uraza kutubwira impamvu tugomba kubiganiraho. Nuko imirire yacu ifite ikivuze ku buzima bwacu, ariko cyane cyane mu bihe by'iminsi mikuru. Anastasie Mukakayumba, uri umuhanga mu mirire no kuboneza imirire, washinze unayobora ikigo Pervenche. Ni ikigo gitanga inama ku mirire, ibijyanye no kuboneza imirire no kujya inama. Wimazemo imyaka 30. Mu bindi bihe twaganira watubwiye ko mu byo wishimira ni uburyo abantu bagenda batera intambwe, kumenya ibyo bakwiye gufungura, ibyo bakwiye kunywa, kugira ngo bakumire indwara zandura n'izitandura, ariko nanone igihe hari ibyo bandikiwe na muganga nabwo babashe kugendana neza na muganga wabo bigamije ineza y'ubuzima bwabo. Tuguhaye ikaze rero. Murakoze cyane. Tukwifuje n'umwaka mushya muhire. Yego, namwe uzababere umugisha. Imirire mu minsi mikuru, tugiye kubiganiraho ukaza uri umuganga wo kuboneza imirire, hari igihe bavuga bataje kutubuza kuryoherwa. Uhuza ute ubuzima ariko cyane cyane iki gihe cy'iminsi mikuru n'imirire yayo, kuki ubona ko ari ikintu gikwiye kwitabwaho cyane? Ni sije y'ingenzi cyane kuvugaho mu bihe nk'ibi ngibi, kuko iminsi mikuru ntabwo ije uyu munsi, yahozeho kandi izanahoraho. Ni ikintu cyo kuvugaho ku bijyanye n'imirire bitewe n'imyitwarire imwe n'imwe igaragara idahwitse, cyangwa se imyitwarire twavuga ko irimo risike ku bijyanye n'ubuzima, ishyira mu kaga ubuzima bw'abantu. Yego, niyo mpamvu rero tugira icyo tuyivugaho uyu munsi, kuko iyo witegereje iminsi mikuru ni byiza ko abantu bishima, tuba dufite ibyo twakoze twagezeho, tuba dufite ibintu bitandukanye byo kwishimira, ariko cyane cyane usanga ko mu mico yose mu kwishima biherekezwa no kurya no kunywa no kuganira. Rero haba hakwiriye nyine kwishima, ariko tukishima mu buryo navuga ngo uburyo buri responsable. Kuko ubutumwa bwa polisi ni ikintu gikomeye cyane. Polisi ikora babwira abantu ati iminsi mikuru iraje, twishime. Mu rugero bwo batekereza ku mutekano wabo mu muhanda, ariko ibyo abantu banywa bitabangiza. Wowe nk'umuhanga mu mirire uravuga ngo twishime, ariko nanone dushyire mu gaciro. Yego, twishime dushyira mu gaciro. Ni ukuvuga ngo mu bigaragara cyane mu mafete usanga ko abantu bagira tendancy yo kunywa cyane cyane inzoga nyinshi, kurya ibiryo byinshi, donc bakarenza urugero ugereranyije n'ibyo bakagombye kuba barya. N'amafanta barayanywa n'amaji. Yego, ibintu byinshi by'isukari, ibirimo umunyu mwinshi, inyama nyinshi, bakibagirwa kenshi kunywa amazi. Bavuga ati sinanywa amazi kuri Noheli, ntabwo nanywa amazi kuri Bonane. Akenshi usanga banibagiwe ikintu cyitwa n'imyitozo ngororamubiri, ugasanga abantu babaye sedantere, donc bagumye hamwe kubera iminsi mikuru. Iyo rero ni imyitwarire akenshi na kenshi ishobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga, akaba ariyo mpamvu nyine tugiye kugira icyo tuyivugaho kugira ngo tubashe kwishima, twishime mu rugero, kandi ya minsi mikuru idusigire ubuzima buzira umuze. Muri iyo umuze. minsi mikuru uvuga, tuvuge nka Noheli, Ubunani n'indi minsi mikuru, usanga aribwo amatungo menshi, usanga n'abantu barakoteje mu cyaro, inka barayiguze rwose bazabaga, inkoko, icyo kunywa baragishatse, bakavuga ati ni umunsi nyine wo kurya ubuzima, nyine reka turya ubuzima. Yego, niko babigenza, ariko nyine ni nako bikwiriye, ariko ibyo bintu byose bigomba gukorwa muri gahunda. Ariho nyine tujya inama, ntabwo twaje cyangwa iki kiganiro kigamije kubuza abantu kwishima, ahubwo ni ukwishima mu rugero, ni ugukora ibintu byose kuri gahunda. Iminsi mikuru izahoraho, iminsi mikuru iratambuka, ariko ubuzima bwo buhoraho. Ubuzima bwacu ntabwo bugira pause, ntabwo bugira igihe tubushyira
ahantu ngo tubusinzirize hanyuma tuzongere tubukangure. Imigenzo myiza yita ku buzima ni imigenzo igomba guhoraho buri gihe. Rero ni ibintu bikwiriye kuganirwaho no kuvugwaho kugira ngo iminsi mikuru tuyitwaremo neza, kuko ushobora gukora ikosa rimwe mu munsi mukuru igatera ingaruka mbi z'ubuzima bwose, z'ubuzima bw'igihe kirekire. Tuvuge n'urugero, umuntu ashobora akanywa rwose agasinda, ku buryo ubona ari wa muntu kugenda byananiye, ashobora nko kwikubita muri rigore akavunika, icyo kintu kikamuviramo ubusembwa bw'igihe kirekire. Ashobora gutambuka nabi, donc abantu basinze hari ukuntu ubona atera intambwe ukagira ngo ari ahantu mu kirere cyangwa agenda azenguruka ukuntu, ukabona ateye intambwe ndende ageze hariya. Ashobora gutera intambwe agatera intambwe ahantu harimo umukuku, ugasanga yikubise hasi, donc hari impanuka. Hari abatwara imodoka, batwara ibinyabiziga, uretse ko polisi yacu yabihagurukiye, bagatwara imodoka banyweye inzoga, ugasanga ashobora gushyira ubuzima bw'abantu atwaye mu kaga. Rero ugasanga ingaruka y'umunsi umwe cyangwa ikosa wakoze ku munsi umwe wishima riteye ibyago by'ibihe. Ariko noneho turebe no mu buzima rero, ubuzima bw'umuntu bw'imbere muri we. Yego, ku buzima bw'umuntu rero imbere muri we, ni ukuvuga ngo isukari umubiri wanjye ukeneye, igipimo cy'isukari ukeneye uyu munsi ntari muri fete cyangwa mu minsi mikuru, ni nacyo ukeneye no mu yindi minsi. Ntago ubuzima bwacu buhindagurika cyane bitewe n'amarangamutima dufite, donc ku bijyanye n'imirire. Ntago umubiri uzakoresha cyangwa ngo wemere gukoresha isukari ku buryo utayikoreshaga kuko ari kuri Noheli cyangwa ari ku Bunani cyangwa ari umunsi w'amavuko yanjye. Yego, ntago nzanywa inzoga nyinshi cyane bikureho uburyo umwijima wanjye usohora alcool etirike mu mubiri. Ntago ibyo bintu ntago bihinduka. Ntago kapasite yawe cyangwa ubushobozi bwabo bwo gukura alcohol mu mubiri ntago bwiyongera kuko ari ku munsi mukuru. Ibyo bintu rero ntago ubuzima bwacu ntago bubizi, ntago buzi ngo ibi bintu byahindutse gutya, bwo buhorana imirongo y'imikorere itajya guhinduka. Niyo mpamvu rero niba imikorere itahindutse, gupakira ibintu ahantu, ntago imodoka y'ivatiri izajyanamo abantu 10 kuko ari ku munsi mukuru. Umubiri wawe rero wiwuhereza inzoga zirenze, wihereza amavuta arenze, wiwuhereza amafiriti menshi kuko ari ku munsi mukuru. Ni ukuvuga ngo dushobora kwishimira iminsi mikuru tukanarya neza dukoresheje ibiryo dusanga mu byo bita ibiryo biboneka iwacu, twabiteguye mu buryo buboneye, umuntu wese akarya. Yego, ntago ntekereza, ahubwo igitekerezo cyo kumva ko ku munsi mukuru umuntu agomba gushayisha mu mirire n'iminywere aho cyaba cyaravuye. Tugomba gukomeza kurya neza. Ikiri iruhande cyangwa iruhande rw'umunsi mukuru ni ibiganiro abantu bagirana n'icyo basangira. Rero reka nguhe nk'urugero rw'uburyo dushobora kwishima ku munsi mukuru twariye ibiryo by'iwacu bisanzwe. Nshobora gutegura umwumbati, ngategura amashaza, nkayakaranga neza, nkakaranga n'imboga, nkaba mfite n'amagi natetse aho ngaho atogosheje, nza gusangira n'abantu banjye natumiye. Mu binyobwa mfite hashobora kuba harimo amazi, hashobora kubamo umutobe w'inanasi nakoze, hashobora kubamo umutobe wa marakuja, hashobora kuba ari umutobe w'ibitoki nateguye. Ubu se muri iki gihe ugira ngo nk'abantu banyweye umutobe, ntekereza ko nk'umuntu agwaye umutobe uteguye neza muri iyi minsi rwose yaba akuremeye, kuko ntubunaheruka kuwunywa. Ibyo bintu rero rimwe na rimwe n'abantu baba banabikumbuye badaheruka kubibona, cyane ko mu minsi mikuru tubona abantu baba mu mijyi bagiye mu cyaro, aho mu byaro baje mu mijyi, ugasanga turi kurya ibintu. Reka tubishyire muri context y'u Rwanda, tuba twarashigishe kigaye tugashigisha, ngo ndavuga mu cyaro kenga urwagwa, mu mujyi rero amabyeri aba yabonetse, amarikeri, abantu ukava mu rugo umwe urya mu rundi ukarya inyama z'ihene, iz'inkoko, iz'inka, navuye hariya nkaza n'ahandi dukomeza dusabana. Okay, ibyo ngibyo abantu barabikora,
ariko ushobora kuva muri uru rugo niba watumiwe n'ahantu henshi, ushobora kuva hano ukaba niba wariye niba wariye inyama ukarya imboga ukarya wenda n'umuceri, urundi rugo nujyamo ibiryo ntubirye, wenda unywa amazi cyangwa se unywe iyo nzoga, ntabwo nuyinywa kandi umenye ngo ku muntu mukuru ntukwiye kurenza icupa rinini, iri ngiri bita ko ari rinini. Iryo ni ryo resi se, niyo tunywe resi. Ku bagore nanone ntarenze turiya dutoya, umugabo ntarenze tubiri dutoya n'umugore ntarenze kamwe gatoya. Ibyo bintu bigatuma ubuzima bwawe bukomeza kuba bumeze neza kandi wishimye. Hari itandukaniro ry'akabyeri se umugore anywa n'ak'umugabo? Hari itandukaniro bitewe n'uko umubiri w'umugore uburyo unyunyuzamo alcohol burihuta cyane kurusha ku miterere iri biologike cyangwa se karemano. Alcohol irihuta mu kunyunyuzwa mu mubiri w'umugore kurusha mu mubiri w'abagabo. Ariko se iki nkamwe b'impuguke mu mirire no kuboneza imirire, ikijyanye n'iminsi mikuru ni concern iri ku rwego rw'isi abantu bandikaho bakagana bakavuga ati ariko mu minsi mikuru abantu bakwiye kwitwaririka ku mirire yabo? Ni concern iri ku rwego rw'isi, ntabwo ari concern wavuga ngo uri mu Rwanda cyangwa mu bihugu bikennye n'ibiri mu nzira y'amajyambere, kuko ahantu hose message polisi yacu iduha uzisanga n'ahandi no mu bindi bihugu. Izo message ziragaragara n'ubushakashatsi buragaragara, uburyo impanuka ziyongera, uburyo hari abarwayi baza mu bitaro bitewe n'uko bariye bakarenza urugero, bakagira indigestion cyangwa se igogora ryabo rikagenda nabi. Abagize se tension yazamutse, isukari yazamutse cyane bitewe n'uko yariye bya biryo birimo umunyu mwinshi, ibiryo biprocesinze cyane, food processed, akenshi usanga zibitse umunyu mwinshi nubwo wowe waba utawumva uburyo bayivangamo n'isukari, ugasanga ibiryo wariye byakuzamuriye umuvuduko. Ubwo rero akenshi mu mafete usanga n'impanuka zijyanye n'ubuzima, uburyo ubuzima bw'abantu bwagiye mu kaga nanone usanga byiyongera. Hari ukuntu umuntu asanzwe afite discipline agenderaho mu mirire, akavuga ati reka nirekure nawe rimwe mu mwaka, reka nirekure, reka mbe mbivamo gato nanjye nishime. Ntekereza ko iyo mvugo yabireba umuntu wumva kuko abayeho bimubangamiye. Ni ukuvuga ngo niba uvuze ngo kwirekura, ni ukuvuga ngo hari ukuntu wiziritse kandi ubwo uburyo wiziritsemo butakunejeje. Ariko discipline yanjye y'imirire niba niyo gukora imyitozo ngororamubiri ari discipline nashyize mu buzima bwanjye kandi nzi neza ko imfasha, ari ugukumira indwara, ari ukumanaginga ubuzima bwanjye neza, ntago nagira n'umunsi wa rimwe wo gutekereza ngo ndi kwirekura. Kuko akenshi mu bintu bijyanye na food processing cyangwa se mu bintu by'inganda hari terime ikunda kuvuga ngo tugiramo ivuga ngo imigenzo myiza y'isuku mu ruganda ihoraho. Imigenzo myiza yo kurya neza ku buzima bwacu ni imigenzo myiza ihoraho. Ngaho reka noneho nguhe nk'urugero rw'igihe umuntu yakwirekura akavuga ati wenda nk'uruganda rukavuga ruti uyu munsi ibintu bijyanye no kwita ku isuku y'uruganda, ku bintu by'imigenzo myiza y'uruganda y'isuku mu ruganda, uyu munsi tuzakora kuko turi gukorera fete, ibyo bintu tuzabireka. Ni ukuvuga ngo umunsi umwe gusa bareka kwita kuri iyo migenzo byateza akaga ku bantu benshi. Buriya rero nubwo wenda tubikora ntiduhite tubona ingaruka z'ako kanya, uretse ko hari n'aho abazibona, ingaruka ntoya y'ikosa wakoze ku munsi umwe rishobora kubikosa rizakugeza kure mu buzima bwawe bwose. Cyane iyo utamenyereye gukora ayo makosa, iyo wibeshye ugakora ibyo bintu byo kwabiza cyangwa kurengera, ugashayisha, akenshi na kenshi niho hahandi uzarara umeze nabi, niho hahandi uzashakisha ngo ibintu byo koza mu nda, kubera yuko wagize gute, washayishije. Ntabwo numva rero inyungu yaba iri muri ibyo bintu. Imigenzo myiza ni iya buri gihe, yaba iyo kurya neza, yaba iy'isuku. Nk'uko twatangiye tubivuga, ntabwo ubuzima bugira pause, ubuzima bwo ibyo byo ko ari iminsi mikuru byo ntabwo bubizi. Umwijima urakomeza gukora kwa kundi, inyama yawe itanga insuline irakora kwa kundi, ntabwo iri bwongere insuline kuko ari iminsi mikuru. Niba rero ibyo duhereza bidahinduka, ingingo duhereza zidahindura imikorere, nta mpamvu yuko duhindura ibyo
tuzihereza. uza hano natangiranye isahani ni wowe wari wayintije nawe urongera uyifate ngira ngo umbwire impamvu wari wayizanye kuko iyo sahani ntabwo ari njye wayizanye niyo nagutiye. Okay, iyi sahani impamvu nayizanye ni ukugira ngo tubashe kugira abaduteza amatwi inama ku bintu bifatika cyangwa se binumvikana. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo abantu barye mu rugero ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara, ibi ni byo bita porsiyo mu bijyanye no kurya cyangwa se uduce ku isahani tw'ibiribwa n'ibiribwa bikwiriye kujyaho. Iki gice kinini kijyaho ibiribwa birinda indwara, harimo imboga n'imbuto. Iki gice kikajyamo ibyubaka umubiri, harimo inyama, harimo amafi, harimo amagi, harimo ibishyimbo, harimo soya, harimo amashaza, harimo indagara. Ibyo ni ibiribwa bijya kuri aka gace. Hanyuma hakaba n'ibiribwa bitera imbaraga bijya kuri aka gace gatoya. Aka ngaka nako kari hano. Ni ukuvuga ngo niho tuzashyira umuceri, niho nzashyira ikijumba, niho nzashyira ikirayi, niho nzashyira iteke. Ni ukuvuga rero ngo iyo tuvuga ngo moderasiyo cyangwa se kwita kuri porsiyo igihe turimo kurya, ni ibi ngibi tuba turimo kuvuga. Ntabwo ari ngombwa umwanya w'imboga ko ari wo munini. Umwanya w'imboga ni wo munini. Niko ubushakashatsi mu by'imirire bwabigaragaje. Iyi ni isahani ntangarugero umuntu ushaka kugira ubuzima bwiza aramutse ayubahirije agashyira imboga hano, yanazitetse neza, yanazibitse neza, kuko ibyo nabyo bishobora kwangiza igihe twazibitse nabi. Inyama akazishyira hano, umuceri akawushyira hano. Ni ibiribwa ni uburyo bwiza bwo kurya ku buryo ari ibiro byawe urabikontorora. Ari umuntu ufite isukari nyinshi, isukari abasha kuyikontorora, mbese ntiturengere. Mbese nituvuga ngo kutarengera ni iki, wumve ko ari bwo nguko. Mvuga ngo ntago nkeneye inyama zuzuye aha, cyangwa zuzuye ino sahani. Igihe tubicurika rero akenshi usanga abantu babicurika. Ari nayo mpamvu nyine gutanga urugero rwiza ruri puratike kandi ruri ku rwego rw'isi ari ingenzi cyane kugira ngo tumenye uko dukwiriye kurya. Ni ukubera iki ibyubaka umubiri? Ibyubaka umubiri ni wo mwanya wagize munini. Aha hari ibitera imbaraga, donc hari ibiribwa birinda indwara biri hano. Ni ukuvuga hano haba imboga n'imbuto. Ibi ngibi biduha za vitamine n'imyunyungugu. Aha ngaha yego bikaduha n'amafibre adufasha mu gusohora imyanda neza mu mubiri. Aya mavitamine n'imyunyungugu bifasha muri regulation ya metabolisme cyangwa se gucunga neza metabolisme, gucunga n'ibi byose bisigaye muri rusange. Habamo antioxida, ni ibinyabutabire birinda umubiri kwangizwa n'ubutabire bubi buba buri mu byo twariye, mu mwuka duhumeka, mbese muri environnement nabwo bikadufasha kubijera. Ibirinda indwara nibyo bigomba kuba byinshi. Yego. Nibyo biba byinshi. Nagira ngo ibitera imbaraga, dukeneye imbaraga. Akenshi nicyo kibazo nyine tugira cyo gufata ibintu birengeje urugero. Ni iyi sahani iriho kugira ngo itwigishe kumenya gushyira buri kiribwa mu mwanya wacyo no ku rugero rwacyo. Umuntu utayifite se yayibara ate? Umuntu utayifite yamenya ngo 50% y'isahani yanjye niho kiri imboga, akandi gace kariho 25% ndashyiraho ibitera imbaraga, ahandi mashyira ibyubaka umubiri. Ibyo bintu biroroshye, ntabwo ari ngombwa ngo umuntu agire ino sahani, gusa unayigize byaba ari byiza. Ni isahani ugomba kugira mu mutima. Yego, ukayigira mu bwonko bwawe, ukaba uzi ko iyo ugiye kwiseriva, kwihereza, ugomba kubahiriza rino tegeko. Ni ibintu byoroshye. Reka tugaruke kuri iyi minsi mikuru, wenda niyo sahani yawe ukongera ukayishyiraho hasi. Icyari gitumye tuyivugaho nuko ari igikoresho cy'ingenzi nyine mu kuboneza imirire no mu myumvire ijyana nabyo. Ese hari ibiribwa byihariye abantu bashobora gufata mu minsi mikuru ku buryo wavuga uti, kuko nk'uko twabibonye hirya no hino twije context y'u Rwanda, hoze mbivuga, usanga inyama n'iz'abantu baba barimo cyane, n'ibyo binyobwa, ariko ubundi hari ibiribwa byihariye umuntu akwiye gufata kuri iyo minsi mikuru kugira ngo binamurinde ingorane yaterwa no kutabifata. Ibiribwa turya mu minsi mikuru ntago bitandukanye n'ibiribwa tuba turya mu minsi isanzwe. Ahubwo ni ukuvuga ngo muri iyo minsi mikuru ibyo biryo tubitegure mu buryo bwiza. Donc biba ari ibiryo biri sain, bibasha guha ubuzima
gutuma ubuzima bwacu bukomeza kumera neza. Ntago bitandukira, ntago bijya kure y'ibisanzwe. Ikibaho gusa ubona ni uko ubona ko abantu bahinduye uburyo bwo guteka, wenda ntibaryaga ifiriti bayiriye. Ntago turi buvuge kurya ifiriti ko ari ibintu bijyana n'iminsi mikuru, n'ubundi no mu yindi minsi abantu bashobora kwirya. Ni ukuvuga rero ngo ibiryo byo mu minsi mikuru ni ibiryo, twabitangira tubivuga, ni ibiryo byiza bisanzwe biboneka iwacu, dushobora guteka neza hanyuma tukabisangira n'abavandimwe n'inshuti zacu, kandi twibuka nyine yuko ubuzima bwacu iminsi mikuru iratambuka ariko ubuzima bwo burakomeza. Reka tugaruke ku bantu bafite indwara zitandura, tuvuge nka diyabete, umuvuduko ukabije w'amaraso. Muri ibyo bihe by'iminsi mikuru nabo bakishima bate ariko batibagiwe n'uburwayi bafite? Yego, abantu bafite indwara zitandura ndetse zitanakira mu minsi mikuru nabo barishima. Yego, ariko ntago batandukira nanone ngo bajye hanze y'amabwiriza ngo avuge ngo ndarya umuceri mwinshi cyangwa ndarya ibirayi nubwo nari mbibujijwe, ngo ndarya byinshi nindangiza ndanywa ikinini, cyangwa se nindangiza ndaza kwitera insuline. Nabo ya mabwiriza arakomeza, agomba gukomeza kunywa umuti, agomba gukomeza kubahiriza gahunda y'imirire, agomba kurya nyine mu rugero, porosiyo akazubahiriza nk'uko twazibonye, ntabwo akanywa amazi ahagije, ntago agomba gutakaza fokasi ku buzima kuko umunsi mukuru wabaye. Mu buzima busanzwe kugira abantu bafate neza ubuzima bwabo, musanzwe mugira inama abantu kunywa amazi, yenda tuzagira ibiganiro bindi bivuga uburyo akoreshwa gusa kuyanywa gusa. Hari imyitozo ngororamubiri, ariko umuntu akavuga ati twagize iminsi mikuru iri prolonge, tuzamara iminsi 35 turi mu rugo, reka turyame umuntu igitotsi, umuntu akata igitotsi, nta mpamvu yo kujya muri ibyo bya za siporo y'ayo mazi shwi. Iyo ni imigirire itari myiza. Twabivuze ko akenshi mu minsi mikuru ibiryo abantu bakunda kurya haba harimo isukari nyinshi, amavuta menshi, umunyu mwinshi. Akenshi na kenshi ku bantu basanzwe barwaye biba byongera ibyago byo kuzamura bya bipimo tuba tugomba kubungabunga ngo bihore biri muri normal. Rero no ku bantu batarwaye, niba umubiri tugirwa inama ko dukwiye gukora siporo y'iminota 30 nibura buri munsi, ni gute ushobora gutekereza ko ku munsi mukuru ibyo bintu utabikeneye? Ntago iminsi mikuru ikwiye kudusigira agahinda no kujya kwivuza cyangwa se no kumera nabi ugereranyije n'uko wari umeze, ahubwo ikwiye kudusigira umunezero n'ubuzima bwiza. Turavuga ku minsi mikuru itandukanye, imirire, iminywere iboneye, kenshi na kenshi bavuga ntibikwiye gutandukana n'ubundi buzima dusanzwe dufite, kuko ubuzima bwo bukomeza imikorere yabwo isanzwe n'imiterere yabwo. Ariko umuntu avuga ati ariko se ntamwe abahanga ntabwo mwashyiramo akantu ko kudohora rimwe na rimwe, umuntu nawe mukamubwira ukuntu nyine yagira kandi kantu afata, ariko nyine ejo akazarekipera niba ariko umuntu yabyita. Ntabwo ari uko nguko ubuzima bumeze, kuko niba umwijima nawunanije uyu munsi ndawurekipera gute? Ibyo nangije uyu munsi, ese reka tuvuge nk'urugero ku bintu bifatika, kuko ibyo mu mubiri imbere birapfa byo ntitunabimenya ako kanya. Niba umuntu avuga ati reka nywe cyane uyu munsi nirekure kuko ni kuri Noheri, ni ku Bunani, yarangiza nyine akajya gutwara yanyweye, iyo amaze koreka abantu cyangwa se nawe ubwe nubwo yaba yitwaye wenyine, ibyo bintu abari buzabireke pere gute? Ni nako bigenda rero no ku mirire. Hari ukuntu abantu bashayisha bakarenza urugero, akavuga ati ejo nzafata ibintu byo koza mu nda, ejo nzafata, ariko urugingo ruvunika rwavunitse. Nibyo navuze ngo ushobora guteza akaga mu mubiri ku ikosa wakoze ku munsi umwe ritazigera rikosorwa ubuzima bwose. Iyo tugiye ku masoko, abantu benshi barabyemeza ko mu minsi mikuru ari abantu bahaha cyane, n'ibintu batahaga bakabihaha uyu munsi. Ese ibyo bivuga ko iki guhaha byihariye ku munsi umwe cyangwa ibihe runaka biswe mukuru, ubigereranyije n'imihahire isanzwe mu buzima busanzwe? Akenshi na kenshi impamvu abantu bahaha cyane, ibyo bihe biriho twavutse tubisanga bizanakomeza, by'uko abantu mu minsi mikuru ihera umwaka ya Noheri abantu bishima. Ni ibintu biriho mu masosiyete yose yo ku isi,
haba abemera iyo minsi mikuru n'abatayemera bose usanga babikora gutyo. Bashobora guhaha cyane bitewe n'abashyitsi bari bwakire, bashobora guhaha cyane kubera ko barabiteganyije kugira ngo uwo munsi nyine bazishime. Rero ni unareba nta kintu uzasanga kidasanzwe bari guhaha. Ni igiki se? Nta muntu uzarya izahabu kuko ari kuri Noheli, nta muntu uzarya koruta kuko ari kuri Noheli, ahubwo abantu ashobora kuba yaryaga nk'umuceri usanzwe akavuga ati wakigora, akavuga ati nzarya basmati. Ashobora kuba yatekaga utuvuta dukeya mu gakoroboyi akavuga ati icyo gihe nzashyiramo amavuta menshi, akongera igipimo cyayo yatekaga. Ariko nubireba neza, inyama buri munsi amatungo arabagwa akanagurishwa, inyama zikanashira. Kuba rero hiyongera, donc usanga umuvuduko wo guhaha wiyongereye, nuko dusa n'ibyagiye no mu muco wacu, naba abantu bataryaga inyama mu minsi isanzwe usanga ku munsi mukuru bavuga bati turya inyama kuri Noheli. Kandi abantu bakoteza amafaranga bazagura ikimasa bagahera mu kwa mbere bakoteza mu kwa 12 bakakibaga. Yego. Urumva nyine kuko batazigura, batafite ubushobozi bwo kuzigura mu yindi minsi nk'uko baba babyifuza. Kuri uwo munsi baba bawutekereza buri gende, kukubwira nti byamaze kujya mu muco w'abantu. Bakavuga icyo gihe tuzishima, tuzahereza abana bacu, tuzaheza abuzukuru, tubisangire twishime. Ahubwo impamvu ibyo byishimo abantu babitura ubuzima bw'amatungo, nabyo ni ukuzabiganiraho tukareba kuki abantu bahita batekereza ku nkoko, bagatekereza ku nkwavu, bagatekereza ku ngurube, ku ihene zizicwa muri iyo minsi mikuru. Kubera iki icyo kintu? Icyo kintu numva kizaba ikiganiro ubwacyo. Kwishima kwawe kukaba ari uko gukuraho ubuzima bw'ibindi binyabuzima. Ariko abacuruzi baracuruza, bazoroye babona amafaranga. Barayabona. Nibyo nakubwiraga, iby'iminsi mikuru twarabisanze, tuzanabisiga, bizanakomeza. Ariko ni nkubwira ngo ni igiki umuntu ahaha ku munsi mukuru atahahaga ubundi ni igiki? Ni nabyo nkuko ndimo mbyumva, niba koko ari ikintu cyiza yishimiye gifata neza ubuzima bwe, ese kuki abantu batatekereza ko buri munsi ari mukuru mu bijyanye no kuboneza imirire? Ubundi mu bijyanye no kuboneza imirire, umunsi wose aba ari mukuru. Uretse no kuba no kuboneza imirire, no mu myumvire isanzwe, umunsi wose uje ni umunsi udasanzwe mu buzima bwawe, ni umunsi wagombye kwishimira. Ariko bitewe n'uko wenda tutakora fete buri munsi, ariko mu mitekerereze yawe utekereza ko umunsi wose wungutse ni umunsi w'igiciro ku buzima bwawe. Rero ya minsi abantu bagenda bayihuza bakavuga bati tuzabiserebura cyangwa se tuzabyishimira mu gihe runaka. Twasanze isi isetinze uko, twasanze ari uko nguko bimeze. Ariko kubyumva gutyo ku munsi wose ari mukuru ku buzima bwawe ni iby'igiciro cyinshi. Muganga Anastasie, tunagushimira umwanya uduhaye tuvuga ku mirire n'iminywere bikwiye kuranga abantu nubwo byari mu minsi mikuru. Muravuga muti imiterere y'umubiri ntabwo ihinduka, ushobora kwishingira harya umunsi umwe rikagutera ikibazo mu buzima, cyaba icyaboneka akanya ariko n'ikizaboneka mu gihe kiri imbere. Ariko se n'ubuhe butumwa mwaha abantu badukurikiye bakishima ariko batagize ibyo bangiza mu buzima bwabo? Yego, nuko kwishima ni byiza, ni na ngombwa, ariko tugomba kwishima, ibintu byose tugomba kubikora mu rugero. Ni ukuvuga ngo niba umuntu asanzwe afite ubuzima bwiza, agomba gusobanukirwa yuko umunsi mukuru umubiri ukomeza gukora nk'uko wari usanzwe ukora. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kwirinda gukabya kose ni kubi, kandi ko gukabya rimwe, gushayisha umunsi umwe bishobora guteza akaga ku buzima bwose. Rero no kuvuga ngo ntago ubuzima bugira pause, baravuga ngo la santé n'a pas de bouton pause. Ni ukuvuga ngo ntago ushobora kubishyira muri raranti ngo ukore ibyo wishakiye. Ni ukuvuga ngo tugomba gukomeza kububungabunga mu minsi isanzwe no mu minsi y'iminsi mikuru, twita ku mabwiriza twabonye cyangwa se n'andi dusanzwe tuba tuzi, tutagomba kwirengagiza ngo tuvuge ngo reka turye tunywe ejo twirekure,
kuko ejo tuzagerageze gukosora ibyo twangije, kuko hari igihe ibyo wangije hari igihe udashobora kubikosora ngo bishoboke. Anastase Mukakayumba, umuhanga mu mirire no kuboneza imirire, turagushimiye cyane. Yego, namwe murakoze. Reka tunabifuriza iminsi mikuru myiza, ariko nyamuneka hari uburyo bwinshi bwo kwishima, kuryoherwa n'amafunguro n'ibinyobwa, ariko nanone twubahiriza amabwiriza ndetse n'ingero zo kuboneza imirire. Mukomeze kugira byiza. Bye bye.